harimo urugendo igihe twabimenyeye mbere uko twari tumeze uko mwari mumeze mbere tuza kwizera ubutumwa bwiza birumvikana mwabaga mu madini twabaga mu madini hanyuma turi n'inshuti n'ubundi urumva twagize fiancé igihe kirekire twabimenye tumaze nk'imyaka 4 dukundana ariko mukizwa we yabanje kuba umukatolike nge ndi umumeto tuza kwizera ubutumwa bwiza tumaze nk'imyaka 4 dukundana mu gihe kimwe se mu mezi yegeranye neza cyane ariko tutari n'ahantu hamwe ariko hari umwe wakundishije undi ubwo butumwa bwiza cyangwa wamwumvishije agakiza kitambwa ati yego mbere natwe twumvaga izo nyigisho abantu bazikritika bazinenga z'ubuntu tukumva tuzanazirwanya natwe ahubwo tukumva ibyo bintu sibyo mwana zirwanya ariko maze kwizera ubutumwa bwiza nza kumuvugisha ari ku ishuri yari mu Mutara kuri kaminuza ndamubwira numva ahubwo nawe bwamugezeho ariko butari bwasobanuka muri we nsa n'ubimukundisha ati bya bintu burya nukura ahubwo nanjye dore byamfashe n'umugisha ukomeye cyane yego akomeza rero kuzikurikirana nawe aza kwizera nuko ubwo rero urugendo rw'urukundo narwo ruza guhindura isura kubera ko twakiriye ubundi buzima butandukanye n'ubwo twari dufite mbere urumva rero tuza kubana n'iteraniro ryo kubana rikorerwa nyine muri bene data muri 2014 dufatiraho nyine ubwo se mbere yo kugira ngo mujye gukora wanda tugite mariage kuko bivuga n'ubundi ntabwo mbere yuko mukundana murapanze kuzakora mariage meze gute of course abari mariage bon nta kindi tuba tuzi mutaramenya nyine agakiza rumwe mwari mufite kuzabana yego ariko mwari murapanze ko muzabikora gute bisanzwe nka kwa kundi abandi bose of course ibyuzi nibyo ugenderaho tumaze kwizera rero tumenya noneho abakijijwe uko babana uko bakora ubukwe byose binyura n'umurongo w'ijambo ry'Imana ikindi ntabwo byitabiriwe n'abantu benshi bacu kuko bamwe byari strange byari ibintu bidasanzwe kuri bo ari ibintu bishya kubibasobanurira kubibumvisha hari n'abatarabyumvisha bumvishe ko ari ibintu by'ibisazi ibintu bitari mu murongo basanzwe bamenyereye no seulement ubukwe ahubwo n'imyemerere twari tumaze kugira ubwayo na mbere yo kubana yari imyemerere abantu batumva imiryango inshuti byagera no kugera ku gihe cyo kubana babifite ukundi ku buryo n'inshuti zacu nyinshi ntago zaje bavuga ati barabona barayobye babaye kundi kuntu kutariko ariko kuri twe byari umunyenga mbese byari ibintu byiza ntekereza ko ku mugabo we cyangwa ku musore ntabwo byari bikomeye cyane kurusha umukobwa wenda abafite abashuti bazamwambarira yarabanje no kubona n'udutimba bazambara wowe wari mu buzima bumeze gute nari nishimye iyo umuntu akijijwe aba yabaye mushyashya numvaga nanjye nyine nishimye nari mfite nyine n'amatsiko uko nzaba ameze wa mugani kuko nari nsanzwe nzi ubundi bukwe nabwo buri mu mutwe wawe ahubwo ukuntu bustress abantu umugeni akajya gusohoka yarize byabaye intambara aho ndavuze nanjye ubukwe bwanjye nuko buzagenda aho nyine ngiye byabaye ikinyuranyo nibaze ko mujye mundebera hano kuri kamera abana mwanya yitaje cyane kandi mu kiganiro nagitaje wagize ngo hari ikindi kindi gukora kirenze iki ikiganiro nagitangiye mugerageze kundeba ndabatunguye nta kibazo turisanzuye kuko nta kundi kundi bivuge turakoresha kuri nyine kwacu kandi nyako turimo nuko rero ubwo ubuhinduye ko utari warateganyije nyine bwabaye bwiza kuri njye kuko nari nishimye nta kibazo nta stress ubundi nyine ubukwe bustress abantu cyane
utuntu twinshi ariko njye ntabyo nari nibereye kumwe na bene data nyine twishimye duseka byabaye byiza. ndashaka kumenya hagati yawe n'abakobwa bagenzi bawe birumvikana utarakizwa wari ufite abashuti batandukanye wanateganyije bazakwambarira wamaze no kubwira ko ufite fiance oya ntago nari naramaze gupanga ibyo kunyambarira bari babizi ko mfite fiance abashuti banjye bose bari banamuzi ariko iby'igihe cyo gukora ubukwe byo ntago nari kubibashyiramo cyane kuko nyine twapanze ku bana twarakijijwe ntago nari kubibashyiramo cyane bari banahari bamwe kuko ntibari bari bene so bari babandi b'ubuzima busanzwe bari bahari bamwe ariko nyine abandi badahari hari n'abaje nyine bakavuga ati biriya bintu ni ibiki bakabibona ukundi ariko ntabwo ubona ari kubateganya kandi nyine nari nzi ko bitandukanye. hanyuma se wenda hagati mu muryango urumva kubashyikiriza ukababwira ngo tugiye gukora ubukwe ntekereza ko mwebwe mwana bukoze kera haciye kimwe n'ikibwo 2014 mu kwa karindwi hagiye gushira imyaka 10 19 tugiye gushira icyo gihe kabizera bari bataraba cyane bari bitaraza cyane nk'ubu ngubu bon ntabwo ariko bimeze mu by'ukuri iyo umuntu yizeye ubutumwa bwiza ahita abona wagira ngo ni ibintu bishyashya ni cyane rwose ariko siko biba bimeze ahubwo nyine biba bizwi na ba nyirabyo ni ukuvuga ngo abizera bamye bahari kuva kera ahubwo iyo utarizera urari bishya kuri wowe iyo utarizera ntububazi noneho iyo wizeye rero nibwo ugiye wamenya ko kumbi basanzwe bahari nk'ubu dufite abantu duterana cyangwa se tunaziranye bakijijwe bari hano mu Rwanda bakijwe nko muri za 86 na 7 ibyo uvuga ni ukuri urumva rero ko wagiye uva gusa ngo utabizi yitwa no kutabimenya ubundi se mbere yuko mwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mwabaga mu madini y'aya madini mwambwiye Gatolika na Methodiste njye nari Methodiste madame ari umukatolike nabyo urumva ko nabyo ntitwari duhuje ariko urukundo urukoriyanta uko rushaka birumvikana yari afite gahunda yo kuzaguhindurira se ikibazo cyiza reka ne kukimusubirira nawe ndabimenyereho nyine urumva ndakubarije wajya kumva uzamuhindurira cyangwa wajya kubyasa kose nubwo dukundana ntabwo azamura mu idini ntekereza ko umuntu aba akomeye ku idini yego idini ubu yikomeyeho ariko nari mbizi ko atakwemera kuza muri katolike iya meto ntabwo ari kuza ariko nanjye nkumva abameto ngewe byaba bimeze nk'aho bitabaye ihame aho nyine hari ukuntu twaganiraga tukavuga se tuzashyingirirwa he tukaba twatekereza n'ayandi macaci ariko no mu bameto najyagayo nyine nagendaga mbyitoza buhoro buhoro ariko ntaraba umumeto ariko nyine ubyasa kose ushobora kuzamuhindurira numvaga bibaye ngombwa nzabikora wari wamaze kuganduka kera icyo avuze nicyo urumva twakundanye ntekereza nka 2008 mu kwa kangahe ubwo ntabwo ukwezi si nkwibuka ariko ni nko mu mwaka wa 2008 nibwo twatangiye urugendo rwo kuba inshuti ariko sibwo twamenyanye twari tuziranye imbere bisanzwe ariko urwo rugendo rwo kuba inshuti kandi zidafite n'ikindi zikundaniye uretse kuzabana reka mvuge gutyo nicyo gihe 2008 tukimenyana rero twari tubizi ko tudahuje amadini ariko twumva bitaba imbogamizi nanone yo kubana
urumva nta nubwo ako kanya bikiba twahise tuvuga ngo ese bizagenda gute nitujya ku bana. urumva ko yaramaze no kwiyakira uburyo azabigenza. Ariko ibyo byaje nyuma tukibanaho tukimenyana tugikundana nk'abazabana. Icyaje mbere rwari urukundo, ntabwo haje mbere idini. Hanyuma rero uko tugenda twegera imbere niho nyine hagiye habaho noneho kugenda tunahuza gake gake imyemerere, aribwo yajyaga ansura mu bameto gutyo. Gusa nanone twakundanye muri ubwo buryo niga muri kaminuza. Akenshi iyo umuntu ari muri kaminuza hari n'ibyo usanga n'iryo dini ritabayo aho ngaho wiga. Twahuriraga mu kintu cyitwa GBI, nawe yaje kujya kwiga muri kaminuza nanone, nawe aba muri GBI. GBI rero ni nka mpuzamatorero, ariko akenshi nanone usanga imisengere yayo ari iya giproteste. Ni iya giproteste. Urumva rero aza no kujya muri za worship mu ngira ngo cyangwa korali. Wagira mu rugo ukajya gusenga kwa padiri. Oya, ibintu by'abakatolike byari byaracitse intege muri nge. Kubera kuba ku ishuri. Imihango y'abakatolike yari yaranshizemo. Gusa burya nyine idini ryo riba mu mutima w'umuntu. Numvaga mu mutima niyo nasengaga, n'ubundi nasengaga byandi by'abakatolike. Kwa kundi umuntu iyambaza n'umubyeyi Bikira Mariya. Yego. Naho nagiye no mu idini y'abameto. Niyo nabaga ngiye gutaha kwa kundi umuntu asenga agiye nko gusohoka mu mutima. Nafataga isengesho ryanjye ryose nakoze nkaritura umubyeyi Bikira Mariya kuko niko bari barantoje. Urumva mu mutima ho idini ntiripfa kukuvamo udakijijwe. Ariko imihango yo yari yaranshizemo, niyo natahaga muri vacances ntabwo najyaga mu bakatolike. Yego. Wajyaga mu bameto. Kuko n'ubundi nyine aho najyaga muri vacances abameto bari bahari. Hari n'igihe umuntu yigira hari n'igihe najyaga muri indi dini. Ariko kumva ukakisha kujya mu bakatolike. Ntabwo byari bikindimo cyane by'abakatolike. Birumvikana ufite inzira ebyiri zari gutuma ubivamo. Ufite sheri wumva uzagandukira ukajya muri metodiste. Ku ishuri nabwo ari byo uhoramo. Yego. Byanze bikunze wumva kwikunda. Wenda tugiye ku ruhande rwaho kuba umuntu yahindura cyangwa uburyo bw'amadini. Ubona kugira ngo umuntu atore idini, wenda mu bushakashatsi mufite umuntu abituruka ku ki kwituma umuntu ashobora wenda nk'umwana tuvuge nk'abari abana banyu tubahereho cyangwa uko mwakuze, ubona ari iki gituma umuntu ahitamo idini? Absolument. Icyambere icyo mbona cyambere akenshi naho wavukiye, umuryango wavutsemo. Nkatwe yaba we yaba njye, n'ubundi ayo madini twarimo niyo ababyeyi bacu barimo. Ndandi mahitamo twagize atarayo. Ubwo rero icyaje kubihindura nyakuri, urumva kuri we hajemo ko bwa mbere abonye umufiance ufite indi myemerere, yumva igihe nikigera byanze bikunze azahindurira umufiance. Aho twagenda yaba ari muri metodiste cyangwa ahandi akaba ariho noneho dusengera. Hanyuma tubaho gutyo, tuba n'inshuti yewe zikomeye kuko twarakunda nyine iby'umusore gukunda umukobwa. Twumva kandi nta kindi kintu twifuza ko cyabirogoye uretse kugeza igihe tukabana. Hanyuma rero igihe kiragera nk'uko nabivuzeho kare, igihe kiragera 2012 twatangiye gukunda 2008 twizera ubutumwa bwiza. Imyaka ine. Twizera ubutumwa bwiza. Twizera ubutumwa bwiza, hari icyahindutse. Iki nicyo nshaka kumenya. Umuntu mu rukundo, urumva nshaka gufata urukundo rwa mbere ko mwari mumeze no abana b'Imana ukuntu byagenze. Hari icyahindutse rwose. Icyo nshaka kugira ngo tuganireho nyirizina. Hari icyahindutse. Naramukundaga cyane rwose, urukundo rusanzwe umusore yakunda umuntu bazabana, kandi ruri focused cyane ku kubana, utari focused ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Ni naho ahera avuga ati abashuti banjye bari bamuzi yewe n'imiryango cyane. Twari abantu bakundana mu buryo, kandi twari bakuru. Urumva yigaga kaminuza nanjye niga kaminuza, twari abantu bakuru.
nta by'ubwana byarimo kuko habaho n'urukundo rw'abana nyine bakiri batoya. Nuko ubwo rero urwo rukundo rwari urwo mu mbaraga z'umuntu, urukundo umuhungu yakunda umukobwa, ariko nyine rwo mu mbaraga z'umuntu, kugerageza kumwitangira, kumwereka ko umukunda, kuba wakora byose ku bwe kugira ngo umunezeze. Ariko burya ikibazo umuntu ahorana mu mutima we ntiwagikoraho. Umuntu afite ikibazo muri we gituma atanezerwa ubundi mu mwuzuro w'umunezero. Icyo rero nubwo uba ugerageza gukora ukora iby'inyuma, ukora iby'inyuma ukamugaragariza ko umukunda, ariko mu mutima we ikibazo agiramo kimubuza ubundi umunezero wuzuye, burya ntacyo wagikoraho. Abakeneye undi munezero, umuntu burya akeneye undi munezero atahabwaga n'undi muntu. Aho rero nikamvuge ngo byaranambabazaga ku rwanjye ruhande, narabibonaga katishimye nk'uko ntekereza akwiriye kuba yishimye, ariko ubwo birumvikana ko nanjye ariko nari imeze ku rundi ruhande, kuko twese twari duhuje ikibazo. Numvaga nk'umuntu nkunda nyine, kandi kuko naramukundaga cyane, sinzi ukuntu nabigusobanurira. Oya, ubu ho biri ukundi, turaza kuhagera, mbese n'urukundo rwahinduye isura. Ariko muri icyo gihe cya mbere tukiri mu madini, tutarizera ubutumwa bwiza ngo tuba abakiranutsi ku Mana, nyine numvaga namunezeza uko nshoboye pe, numvaga ariyo devoir, numvaga ariyo devoir yanjye, numvaga ariyo mukoro, ariyo nshingano, nkanakora nyine ibyo nshoboye. Ni nyine wanamwitangira, ariko ibyo ukoze byose ukabona umuntu ntabwo yishimye nk'uko najyaga nabimubwira. Ariko still nawe nyine akabona nanjye simeze nk'uko abishaka. Ariko ntitwari tuzi icyo tubura, yaba we ntiyazi icyo mbura kugira ngo nishime mu byishimo bya nyuma, mu munezero wa nyuma, ariko nanjye sinari nzi icyo abura mu mutima. 2012 twizeye ubutumwa bwiza, ariko nuko ubundi njyewe numva ubutumwa bwiza nabwumvanye umuntu wari uri ku ishuri. Noneho ndabwumva, numva hari n'ukuntu mbaye ariko sinamenya uko bigenze. Ni umusore witwa Samu wigaga ku ishuri. Noneho igihe kimwe ku cyumweru numva nta hantu mfite njya gusengera, ariko kuko yakundaga kumbwira ngo njye nsome ijambo ry'Imana. Akambwira ati ubwo usomye Bibiliya yose nayirangije. Ati ubwo Bibiliya ndayirangije. Tiwe ko nakubwiye ngo ujye usoma ugeze he? Njye rero sinari mbishoboye. Abantu bagiye bakurira muri Katolike ntabwo bagira umuco wo gusoma ijambo ry'Imana. Yarambwiraga ati usome, none nkavuga ati nzahera mu isezerano rishya, ariko nabyo nyine simbishobore. Noneho rero aho numva ubutumwa bwiza, ari igihe nabyutse ariko cyumweru numva nta hantu ndi bujye gusengera, ariko nibuka ijambo numvishe, njya kurishaka muri Bibiliya. Ryari ijambo riri mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya mbere umurongo wa 16, bivuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, ngo kuko muri bwo arimo hahishe uburyo Imana igira abantu intungane babiheshejwe no kwizera. Rero ngiye kurishaka, ariko nsoma aho ngaho ndakomeza ndaryoherwa. Ngera mu gice cya kabiri, cya gatatu, cya kane, ngera no mu cya karindwi, niho nabaye nkuvuze ati reka mbanze ntekereze ibintu bimbaye hari ibiki. Ndamuhamagara, nyenge kumubwira ko noneho Bibiliya ndi kuyisoma, noneho nkumvira ryoshye. Njye sinari namenye ko ari ugukizwa nakijijwe. Nagoromye ko umugambi Imana wakugeze. Noneho muhamagaye rero, aravuga ati se kuri kuvuga nk'umuntu wakijijwe. Reka ndani kwakubwiye. Nanjye ahubwo niho namenyeye ko icyambayeho ari ugukizwa. Sinari namenye ari ibiki byambayeho, gusa nkumva Bibiliya iri kundyohera, ibintu bitigeze bimbaho. Mbere ho yanampatiraga gusoma, ariko bikananira.
noneho icyo gihe ahubwo ndasoma mbona ngeze ahantu harehare kandi numva ndashaka gukomeza ndavuga ati reka mbe ndetse byibura nanabitekerezeho mpita numva rero umuntu ndi bubibwira ari we nk'umuntu wari inshuti yanjye ndetse wakundaga no kunshishikariza yego nuko ubwo nyine arambwira ati se ko numva uvuga nk'umuntu wakijijwe mpita nanjye nkanguka urumva ubundi ubutumwa bw'isi narabwumvishe mu gusoma niho byaremetse muri njye ariko nko kwatura niwe naturiye yego kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu yizeza umutima umuntu yizeza umutima akabarwaho gukiranuka ariko yakwatuza akanwa akaba arakijijwe ni nk'aho ari we naturiye kuko niwe nahamagaye numva nakijijwe arambaza ati ese noneho wabaye intungane ndabitinyuka ndavuga ntinabaye intungane kandi ubundi ntabwo byashobokaga kuvuga ko umuntu ari intungane ntabwo byashobokaga kuri njye bari baratubwiye ko umuntu kugira ngo abe intungane bisaba kuba yarapfuye bigasaba yego gushyirwa mu batagatifu nkumva nyine ni inzira ndende cyane sinanabitekereza ko naba intungane ariko icyo gihe rwose niwe nabyaturiye arambaza tubaye intungane ntinabayeyo no kuvuga ngo gukizwa njye sinashobora kuvuga ngo ndakijijwe hari abantu nyine twabonaga muri iyo jibeyi ni abantu baba bafite amakonfidensi akaza imbere ngo ndakijijwe numvaga biyemera ariko iryo jambo rwose uwo munsi nararyatuye numva nanjye nakijijwe numva nabaye intungane aho rero niho nahise noneho muhuza n'abari bambwirije nanjye kugira ngo noneho bajye bamutelefona kenshi kuko ngira umva nibwo nanjye nari ngikizwa sinafite byinshi byo kumufasha gusa nahise nsobanukirwa ko nawe yizeye noneho rero muhuza n'abambwirije kuri telefoni bakavugana nuko ubwo rero umwaka wa 2012 tuba nyine twizeye ubutumwa bwiza tuba turakijijwe twembi bo biba ni ibintu bishyashya biba no mu miryango biza bishya nyine bituma abantu badutekereza ukundi birumvikana kuko abantu bari bazi ko tunakijijwe hari n'umuntu twabanye kera w'inshuti yanjye naramwaturiye mubwira ko nakijijwe ko nawe n'ubundi waritondaga se wakijijwe iki n'ubundi wari ukijijwe mbese gukizwa biba gukizwa abantu birabagora nyine kubisobanukirwa ariko twari tuzi cyamaze gukoreka mu mitima yacu twari tuzi ko noneho tubaye abakiranutsi ko tubonye ijuru mbese mu buryo budasubirwaho noneho rero ikintu gikomeye kiri muri aho wenda mu mubano wanjye nawe urumva dukijijwe 2012 twembi imyaka ine noneho nakunze Yesu cyane wenda ari naho abantu bavuga ngo umuntu wenda yizeye ko yababariye ibyaha bye byose yizeye ko ari umukiranutsi ko nta rubanza gifite ahari yakwitwara uko yishakiye hari abantu bibaza icyo kibazo ariko nifatiyeho urugero rwanjye nakunze Yesu ku rwego rudasanzwe ariko ubundi nta kintu cyari butume mukunda mbere ntarasobanukiwe ko yishyizeho ibyaha byanjye byose akampindura umukiranutsi imbere y'Imana njye nizeye ubutumwa bw'ijambo ryankijije ni ijambo riba mu Bakorinto ba 2:5-21 bivuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana bitamenya ko kumbi Yesu yanguraniye agatwara ibyaha byanjye ariko nawe akanyambika gukiranuka mbese noneho njye nasobanukirwa umumaro wa Yesu n'umurimo Yesu yankoreye menya ko impamvu ntabaye umukiranutsi ari uko njye nishatsemo gukiranuka naho kumbe nundi wagombaga kumpa gukiranuka kwe gukambarwaho nkaba umukiranutsi imbere y'Imana yego noneho umutima wanjye wafunguka numva sinigeze menya Yesu mbese idini icyo bibwira umuntu irakwita Yesu yaragupfiriye ariko kugira ngo ujye mu ijuru nuko witondera amategeko ya Mose bikaba ibintu bibiri by'urucangitirane ukaburamo na kimwe ukabura Yesu ukabura n'amategeko kandi kuri boje ati se urakiranuka urakadakiranuka ya mategeko ntayakiranukaho na Yesu nta kintu yamukoreye mu by'ukuri cyabasha kumukiza icyo gihe nsobanukirwa no umurimo wuzuye Yesu yankoreye kuhagije kugira ngo mbone ubugingo buhoraho
mu by'ukuri numva umutima wanjye uroroshye, umutima wanjye uranezerewe, umutima wanjye ubaye amahoro, umutima wanjye uguwe neza, havamo ikintu nyine cyari kiremereye muri wo cyanambuzaga amahoro, cyambuzaga gusinzira, kuko umuntu buri wese ahava akagera agendana icyo kibazo cyo kumva kuko byamera kose uzajya mu muriro, uko byagenda kose uzarimbuka. Noneho rero bikakubera umutwaro utafite n'uburyo wawusobanurira umuntu. Ariho navugiye kare ngo twashakaga kuba umwe yanezeza undi, ariko utakora ku kibazo nyirizina umuntu afite. Yesu ahageze rero cya kibazo kirakemuka, ari we kirakemuka, ari nanjye kirakemuka. Muri make noneho umunezero ujya waba umunezero sasa. Turagera aho ngaho ndagira nkibariza ku munsi ubohoka, sibyo? Ntekereza ko umunsi, kuko hari ukuntu umuntu atekereza ku muntu ku neza umuntu amugiriye, yego, akaba yanarira, yego, cyangwa kumva amarangamutima araje. Uwo munsi byakugendekeye gute muri wowe? Nacitse intege, ariko ndagira ngo mbigusobanuriremo gake. Numvishe ncitse intege, mbese numva meze nk'utarigeze mbaho. Nanibaza icyo nakoraga mu myaka yose ubundi namaze, nibaza n'igihugu nabagamo cyari ikihe. Numvishe ncitse intege mu byo nabayemo byose. Numva sinigeze menya, numva sinigeze ngira ubwenge, numva sinigeze ntekereza, ariko nanibaza n'idini icyo ryamariye. Numva ncitse intege mu mutima, numva ubwenge bwanjye burabuze, numva nta n'icyo bumaze ko butampishuriye Yesu. Numva imbaraga zanjye ntacyo zari zimaze, kuba nari umunyabwenge wize kaminuza, kuba narasomaga Bibiliya, gusoma ngahera ibyoza kubwira ngo najyaga mushishikariza nawe gusoma, ngahera mu itangiriro nkageza mu byayishuwe, ngasubiramo. Numva ncitse intege, numva ndibuze, numva ndigaye, cyakora numva nshimiye umwami wanjye we wangiriye neza. Ni ikintu cyambayeho, nacitse intege, numva cyakora nguye mu maboko y'umwami ukomeye, numva ndamwiyeguriye, numva niteguye kuyoborwa n'uwo, kuko niwe ufite ubwenge bubashije kumenyesha icyo nari narayobewe imyaka yose narimbaye mu buzima bwanjye bwose. Yego. Ubwo mutangiye ubuzima bw'umunezero, urumva ari sheri wawe nawe ndetse. Yego. Ntekereza ko icyo wari warabuze rero umaze kukibona. Yego. Ese hari ikintu cyahindutse nyine mu buzima busanzwe, urumva niba wajya kubona wamunezeza cyangwa kumva yamunezeza, hari cyahindutse cyane? Byose byabaye bishyashya. Kajya ubona yishimye, akishima, ariko nanjye nkishima. Pasiroma umunezero ahubwo n'umutekano. Reka nacyo nkivuge. Umutekano gute? Hari ukuntu nubwo bimeze gutyo abantu bafite incertitude, abantu bataba bizeye ubuzima bw'ejo hazaza. Wumva ubuzima bugoye, wumva icyerekezo cy'ubuzima utakizeye neza, cyane ko ari n'umusore. Yego, ufite imishinga yo kuzubaka. Okay, ufite imishinga, ariko wumva noneho nta n'icyizere ufite, kuko ubona abo bigoye, ubona ingo zananiranye, ubona iki byose. Noneho nkumva noneho sinsobanukiwe neza ejo hazaza hanjye ko hameze, bityo n'ejo hazaza h'urugo naho ntuhita uhasobanukirwa, ufite mwakoba k'ejo hazaza. Ariko kuza kwa Kristo mu buzima bwanjye byamaze ubwoba, byahise birangira, ubwoba burashira, numva ejo hazaza ni heza. Kandi n'uyu munsi niko nyine niko byagenze. Ariko harimo kandi kantu nako wenda nziranyeho na madamu n'abandi bantu bakeya. 2013 natekereje ikindi kintu, nibyo navugaga kare, mvuga ngo hari abantu bibaza ngo Yesu wamwizeye ko wabara ibyaha byawe byose kubwe ugahabwa ijuru kubwe, ubwo niki cyakubuza kwikorera ibyaha ko noneho nta rubanza uba ugifite imbere yawe? Urukundo ahubwo ukunda Yesu kubw'icyo kintu kiremereye cyane yagukoreye, urutuma umwiyegurira. Mu rukundo nakunze Yesu, nubwo uyu namukundaga cyane, nageze aho nshaka gutekereza ngo ubu nemerewe kurongora. Wenda nakantu gashya nawe wenda nibangamira Yesu. Uri kubyumva? Numvaga nyine waramuhemukiye. Ese none ko ngiye kurongora ntimubanga. Numvaga
ibyo kumuhemukira byo naramenye ko yambabariye ibyaha byanjye byose. Urumva urya gukizwa watekereje ibyo wari urimo uravuga uti ko byasa kose naramutinganye cyangwa naramuhemukiye. Numvaga ubwo nkijije akampa icyo nari narabuze ari ukwiye no kunyobora ubuzima bwanjye bwose bukwiye kujya kuri Yesu gusa, akaba ari ubuyobora, akaba ari ungenga. Noneho nkumva nshaka kubaho ku nyungu z'uwo gusa, ako kantu kumve neza. Hari umuririmbyi uvuga ngo izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose. Numvaga nyine nanjye mbaye imbata y'uwo wangiriye neza ingana gutyo. Noneho uyu nakundaga cyane nkumva bagiye kuba abantu bakompeta, nkumva bagiye kuba abashuti babiri kandi bafite imbaraga nyinshi. nkumva kuzabana n'uyu ngashinga urugo no kuba mu byo Yesu ashaka ko mbamo kubwe, nkumva bishobora kugongana. Ngira mwako kantu rero kakikango, ndavuga ndetse kandi ubwo deja imyaka ibaye nk'itanu, noneho hiyongereyeho umwe dukijijwe, twakijijwe tumaze 4. Ariko uburyohe buba bwinshi, urukundo nkunda Yesu buba bwinshi, ruba rwinshi cyane. Ntagira gutekereza ngo ubuse narongoye sibwo namunezeza, noneho nkabaho mwiyeguriye wese. Noneho ngisha inama rero bene data barambwira, urumva ko nakijijwe nsanga nyine abandi bavandimwe benshi kandi bakuru bangira inama, barambwira bati hoya wakubaha Imana ufite urugo kimwe nuko wayubaha utarufite. Aho rero nafatiye icyemezo noneho cyo kurongora. Akoze ndakubaza kandi iyo bakubwira ko bizakubangamira wari kubigenza mu mutima numvaga icyabangamira umwami wanjye ntagikora, kandi numvaga ari urutuyo. Nimba ubyibuka neza wa munezero nashoboraga guhabwa n'inshuti yanjye ntiwabaga wuzuye, kandi wumva kutamunezeza byuzuye. Yego, noneho mbonye rero noneho ungerera ku nyota. Ndavuga nti uyu rero ni wewe kubana nawe iteka. Numva nduti uyu ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero dukomeza umushinga deja mu mwaka umwe turapanga ubukwe 2014, noneho turabukora mu kwezi kwa 7. Yego, mukora ubukwe bw'abizera pana bwa bundi busanzwe neza cyane. Ubukwe buri mu ivugabutumwa, abantu bumva ubutumwa bwiza. Ni nayo nyota ubufite gufata abantu mfite imiryango, inshuti, abazabasha kuza bazumva uko Yesu agira neza. Ariko ntekereza ko igihe bwabaye nk'intambara, kuko ubukwe bw'abizera kenshi isanga nyine abantu batabwumva, cyane cyane nk'amafamiye. Ibyo bintu umugeni yabashije kutubwira, wenda tubwire ukuntu byari bimeze hagati ye na famiye. Famiye yanjye numvishije ubutumwa bwiza nyine numva nabona ahita mbubabwira, kuko iyo wumvishije ubutumwa bwiza uhita wumva ko n'undi muntu wese uri bububwire ari bubwishimire. Ariko uko nabibabwiraga ntabwo babyakiraga neza, nyine baravuga ati ibyo bintu se ni ibiki. Nuko cyakora nageze igihe cyo gukora ubukwe, harimo umwe wakijijwe wo muri famiye, ariko yari mutoya kuri njye. Noneho rero kubamenyesha ubukwe, urumva na invitation uko zari zanditse byari bitandukanye n'izindi invitation bari bazi. Babona rero ngo umuryango w'abera unejejwe no kubatumira, bakabona ibyo bintu ntibibaho, ndetse bananga kubwakira. Wakabaye abwakira yarabwanze. Nageze ahantu henshi kuko ngewe ntabwo nari mfite ababyeyi, nari nararezwe na bakuru banjye. Noneho rero bakuru banjye maze kwizera nanabagejejeho nyine uko ubukwe tubutekereza, ntabwo babyakiriye. Umwe yabyanga nkagenda kundi, kuko mfite bakuru banjye benshi banandutaga, ni ngewe wari bucuri iwacu. Ariko nza rero ko umwe dukurikirana, uwo nkurikira ntibavuze ati ariko ubundi bari kubyangira iki, reka tubyakire. Tugenda tubibwira onkle,
dufite umuwonkere hano i Kigali tubimubwiye aravuga ati oya ntabwo ubukwe bwakwakirwa n'umwana mukurikirana mubunzanire birangira rero onkere we yarabyemeye urumva yari umusaza mu rwego rwo kumva agomba korohera umwana imyemerere ko ari uburenganzira bw'umuntu niwe wabashije kubwakira yakira inkwano nyine aranshyingira yego bigenda neza ko bamwe nyine muri bakuru banjye baraje ariko harimo utaraje harimo n'abaramu banjye bangahe bataje baramu banjye hari babiri gusa n'undi mukuru wanjye umwe nyine urumva famiye yanjye ntabwo yabwitabiriye cyane kubera izo mpamvu ntabwo babyumvaga ntabwo byari urumva ntabwo tubarenganya tubarenganya kubera ko niko bigomba kugenda ufite twakuriyaga mu madini tuyamaramo igihe kinini adutoza n'ibintu byinshi ku buryo Yesu yaje ahindura ibintu kandi yahinduye ibintu nanone ntabwo umuntu yahita yumva ko buri wese yahita abyumva cyangwa se ngo abyakire niyo mpamvu urebye na nyuma y'ubukwe twarakomeje nyine tubana nk'imiryango urumva umuryango aba ari umuryango nta kibazo ni icyo gusa cyajemo cyo kwemera gutandukanye kandi natwe tuba tubyumva ariko ikindi kirimo ni uko umunezero Yesu aguha nyine ariwo navuze kare uneterariza cyangwa se uburizamo utwo tundi nta kibazo nka Stefano cyane nta n'ubushyiraho urubanza uba wumva ikibazo bafite ko ari uko nyine batazi icyakubayeho kandi uba wumva ko ari nabo nicyo bakeneye ariko mu by'ukuri ntibazi ko aricyo ntabwo rero kubashyiraho urubanza ahubwo ukomeza kubagirira neza kubaba hafi kugira ngo urebe ko ahubwo nabo bazumva bwa butumwa bwiza wumvishe kuko umuntu wese nibwo akeneye wenda reka dusimbuke twihute hanyuma dufate icyo twakwita